gushimiye kuba uri kutwumva. Imyidagaduro, amateka, politike n'inkuru zicukumbuye nibyo tugarukaho muri iki kiganiro. Ibyo byose tubikora tugamije gufatanya kumva ibyo amatwi yawe atigeze yumva, kuko byose byumvira. Ibya showbiz yo mu Rwanda byakomeje kuba gaterera nzamba kanyina wa nzamba. Benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bati ishyano ryacitse umurizo. Nawe se ngaho ibyishanga, video z'ubwambure hanze, abasimbuka ibipangu, aba big energy aho muri hose mwenda basuhuje. Naho ibivugwa n'ibyibazwaho byo ni byinshi. Nje uyu munsi nahisemo ko tugaruka kuri byinshi bikomeje kugarukwaho na benshi ku buzima bw'umuhanzi kazi nyarwanda. Nzi ko mukunda muri benshi. Uyu na wundi ni Ingabire Deborah wamamaye nka Marina. Kuri ubu inkuru zimuvugwaho zabaye nyinshi. Ni nyuma y'igihe bivugwa ko arwariye kandi arembeye mu gihugu cya Nigeria. Bamwe bati arwaye malaria, abandi bati ni ingaruka zo kwibagisha ikibuno, ibizwi nka plastic surgery byakozwe bigakorwa nabi, n'izindi nkuru nyinshi zikomeje kumuvugwaho ku burwayi bwe. Nyuma y'ibyo byose se ukuri no kuyi? Muhaye ikaze, nge ndi Mico Myiza Axel. Uyu tugarukaho uyu munsi amazina ye yose ni Ingabire Deborah. Yavutse tariki 28 z'ukwezi kwa munane mu 1997. Avukira mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Rwamagana. Akaba imfura mu muryango w'abana babiri. Deborah wakuriye mu biganza by'ababyeyi be bombi. Yakuze ari umwana ukunda kuririmba, byatumaga akundwa nk'umwana wari ufite impano idasanzwe yo kuririmba, aho yabigaragarizaga mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mu makorali atandukanye nk'iyitwa Intama za Yesu mu itorero rya ADEPR. Nyuma yo gusoza amashuri abanza yayivuyemo ajya muri korali yitwa Azafu yo mu itorero rya Zion Temple. Uyu Deborah yaje kwinjira no kumenyekana nk'umuhanzi w'indirimbo benshi twita izisi mu mpera z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2016, abikesheje guhamagara ku murongo wa telefone maze agasubiramo neza indirimbo Urwo Nkukunda ya nyakwigendera Yvan Buravan. Byatumye atsindira ibihembo byatangagwa na Airtel binyuze mu kiganiro cya Radio Kiss FM cyakorwaga n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi w'icyamamare Uncle Austin. Ni nyuma yo kurusha ijwi ryiza abo bari bahanganye. Kuva ubwo urugendo rwe muri muzika nyarwanda rwahise rutangira ku myaka 19 gusa y'amavuko. Mu mwaka wa 2017 nibwo yasohoye indirimbo ye ya mbere yise Byarara Bibaye, indirimbo yakunzwe cyane mu gihe benshi bari bagitangarira impano y'uyu mwana w'umukobwa idasanzwe. Yongeye kumvikana no kugaragara mu ndirimbo Too Much, indirimbo yamenyekanye cyane kuko yahurijwemo abahanzi b'ibyamamare birimo na nyakwigendera Jay Polly, Urban Boys, Bruce Melody, Uncle Austin, Khalifan na Marina ubwe nyine. Umuhanzikazi wari ukizamuka yazamukiye mu biganza bya Austin, gusa nyuma yaje kuba umuhanzi wa mbere wasinye mu nzu y'umuziki ya The Main Label. Yamufashije gukora izindi ndirimbo nyinshi zakunzwe zirimo nizo yakoranye n'abahanzi bakomeye bo hanze y'u Rwanda nka Kidumu, umuhanzi mpuzamahanga wo mu gihugu cy'u Burundi, mu ndirimbo bise Mbwira, ndetse niyo bise Love You yakoranye na Harmonize, umwe mu bahanzi bakomeye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba uturuka mu gihugu cya Tanzania. Marina yakoze n'izindi ndirimbo zitandukanye kandi zakunzwe nka Rock Out, True Love, Do Me, Wolokoso, I'm Sorry, Decision n'izindi. Nyuma y'imyaka 5 gusa uyu muhanzikazi abarizwa muri label ya The Main tariki ya 28 z'ukwezi kwa 4 2021, Deborah yatangaje ko yahagaritse amasezerano y'imikoranire n'inzu y'umuziki. Mu ibaruwa yanditse asezera yagize ati ndabizi ko bitoroshye kandi sinatekerezaga ko iki gihe kizagera ngo dutandukane, mu gihe nzirikana uburyo mwanyitangiye mu nzira zari zikomeye. Marina ni umuhanzikazi w'Imana itangaje, ariko usa n'uwagowe n'ubwamamare bwihuse kandi ku myaka mike. Ubwe mu butumwa burebure yageneye abafana be abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yagize ati kuba umuhanzi uri umugore ubwabyo ntibyoroshye, amahirwe tugira nuko dufite leta nziza. Mu minsi mike itambutse nibwo hasohotse inkuru ze yavugaga ko arembeye Abuja mu gihugu cya Nigeria. Ibi byabaye nyuma y'iminsi 2 ageze muri iki gihugu cya Nigeria, aho yarakubutse muri Ghana mu bikorwa bye by'umuziki. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'igihe, Marina yumvikana avugira mu ijwi rituje ariko ryacitse intege. Yavuze ko atamenye uko yageze kwa muganga kuko yagiye kuryama yumva atameze neza. akisanga bamujyanye kwa muganga shishitabona nyuma y'uburwayi bukomeye. Ati
nkigera Abuja nahamaze iminsi 2, uwa gatatu nisanga banzanye kwa muganga meze nabi. Ntabwo nzi uko nahageze kuko nisanze mu bitaro baneye serumu, ubundi gufata imiti ndaza kumera neza. Marina avuga ko bamusanzemo malaria, gusa benshi bakomeje gutambutsa amakuru yo kuba yaba yararembejwe n'ingaruka yagizweho no kwibagisha agamije kwiyongeresha ibice by'umubiri. Ibi bikaba ari ibintu bimaze kumenyerwa cyane ku byamamare, aho benshi bamaze kubigira ibisanzwe gukoresha plastic surgery mu gihe haba hari ibice by'umubiri batishimiye kuri bo. Ngayo nguko kuri byinshi bikomeje kuvuga kuri Marina, mwakunze mukomeze kumusabira no kumusengera. Nge mushimiye kutwumva, wibutsa gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo dukomeze kubana no mu bice bikurikira.